Ibihe byiza kuri dukomeje kubana na episode ya 14, aho nababwiye ko urukundo rwa Diane na Elia ruzasuzumwa kurusha mbere ya hose, cyangwa se kurusha mbere hose. Hari igihe urugendo rw'urukundo rutangira guhangayika, kandi ukibaza niba byose bizarangira neza. Diane na Elia bamaze guhurira ku gasozi, bakomeza kuganira ku byo banyuzemo byose, ariko ikigeragezo gikomeye kiracyabegereje. Ku munsi umwe ubutumwa budasanzwe bugaragara kuri telefone ya Diane. Igihe cyo gufata icyemezo kirageze. Ese urukundo rwawe ruzatsinda cyangwa ruzagwa? Diane araceceka, umutima we uramujya cyane. Umutima we yibwira amagambo agira uti, ese ashobora kwihangana? Ese turacyafite icyizere? Elia ahamagara Diane aramubwira uti, nta kintu na kimwe kizadutandukanya. Nubwo ikigeragezo gikomeye kiri imbere, turakomeye, turi kumwe. Mu gitondo kimwe, umuntu wari wateguye kubavangira yagerageje kubahuza n'ibintu by'ukuri bidafite ishingiro. Yohereje amakuru akabije kuri Diane agamije kumutera ubwoba no kumutandukanya na Elia. Diane arumva, umutima ukomeza gutera cyane, ariko arwanya amarangamutima y'ubwoba. Ati, sinshobora kureka urukundo rwacu nubwo bitoroshye, icyizere kiracyari imbere. Urukundo rwa Diane na Elia rwarageragejwe cyane, ariko imbaraga z'urukundo, icyizere no kwizera byatumye bakomeza imbere. Ashobora kwibagirwa ibyo twanyuzemo byose, ariko ntumva tugomba gukomeza nubwo ikigeragezo kitarangiye. Elia aramusubiza uti, ni wowe Diane, ntiwumve ko uri wenyine, turi kumwe, tuzarwihanganira rwose. Ariko ikigeragezo kiracyabegereje kurushaho gukomeza. Ese urukundo rwabo ruzatsinda ibigeragezo byose? Ese hari ikintu kidasanzwe kizababaho igihe gito? Ntuzacikwe na episode ya nyuma, ariyo azaba ari finali, aho tuzaba turi kuvuga ko intsinzi y'urukundo muri iyi ngoro. Ntuzacikwe cyane. Ikigeragezo kirangira kandi urukundo rwa Diane na Elia rutsinda ibigeragezo byose. Ntuzacikwe n'iyi episode ya 15, ariyo azaba ari episode ya nyuma. Ndagushimira cyane wowe twabanye kuri episode ya nyuma, wowe twabanye kuri episode guturuka ku ya mbere kugera kuri episode ya 14, ukaba tukibana episode ku yindi. Uri uw'agaciro cyane, ndagushimiye cyane byimazeyo. Niba nawe ubonye iyi video utarakora subscribe, ndagushishikariza kuyikora, kuko imbere hari ibintu byiza cyane ndi gukomeza kubategurira no kubagezaho. Ikore subscribe, ukore hirya ku nzogera, ukore all notification kugira ngo video yose izageragera ngaha ijye ihita ikugiriraho ku gihe. Ntuzacikwe n'iyi episode ya 15. Ciao ciao, ndabakunda cyane.